nongeye kubasuhuza rero abakunzi banjye, amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko mumenyereye ni Katoji umukobwa wanyu, twaje n'ibindi bishyashya. Mumbaze ngo ni ibiki tugiye guteka uyu munsi. Nabazaniye ikintu cyitwa ibirayi mu nkoko. Ibirayi mu nkoko cyangwa se uvuga ati inkoko mu birayi. Ibirayi mu nkoko cyangwa se inkoko mu birayi. Uraje rero ukuntu ibintu rero bivangavanze, ibirayi biri mu nkoko, inkoko iri mu birayi. Mukore subscribe, like, share and comment, mutubwire ukuntu bimeze, mubigerageze mu rugo n'ababizi nabo mutubwire ati biraryoshye, musanzwe mubizi, musanzwe mubikora. Abatari basanzwe babikora rero namwe imuciko. Ufata rero inkoko yawe nk'uko ubibona, ukayifata ukayijombagura ibyuma kabisa, ukayijombagura ku buryo ahantu hose uhazunguruka uhagera, kubera ko ari yose uba ugiye kuyiteka yose utayikatakase. Urayijombagura ibyuma kugira ngo ibirungo byawe, umunyu, ibintu byose bize kwinjiramo. Maze ugafata umunyu ukajya unyanyagiza hejuru, nyine ukawunyanyagizaho uringaniye, ariko nanone ntushyireho mwinshi, ugenda ugereranya nyine, urebesha ijisho nyine nawe ukareba umunyu ushyiraho, ukagenda uwunyanyagiza ahantu hose kugira ngo umunyu uraza kwinjiramo imbere muri utwo twenge twapfumuye, noneho winjiremo ugere no ku nyama mo hagati kabisa. Hari ukuntu urya inkoko ukumva inyama zo mo imbere ntabwo zafashe umunyu, ariko iyo wazikubitaguye ukazitera ibyuma, umunyu ukawunyanyagizaho, umunyu winjiramo imbere ahantu hose, umunyu ukajyamo. Wamara gushyiramo ahantu hose umunyu uringaniye ariko utari mwinshi, kubera ko uza gushyiramo ibirungo, ukagira ibirungo byacu turi busige inkoko. Hari tarde de jour, hari bouillon concentré, ikirungo cy'inkoko, hari ayi, tungurusumu na soso. Ugafata igiko kimwe cya soso cya moutarde de jour, ugafata igiko kimwe kiba gihagije ku nkoko yacu imwe. Ugahita ufata bouillon concentré, ikirungo cy'inkoko nacyo ushaka gukoresha ibiko ushaka, ariko kubera ari inkoko imwe yacu turakoresha bibiri. Turakoresha ibiko bibiri. Tugafata n'igiko kiringaniye, kitari kinini kitari na gito, ni nk'agahiko gatoya ka tungurusumu. Tungurusumu niba nyitiranya na tangawizi, nyabyitiranya. Ugahita ufata sosoya nawe ugashyiraho ibiko bibiri. Birahagije kabisa, birahagije, ntabwo uri gushyiramo byinshi. Warangiza ukabivanga neza bigahura, bikanoga. Ukabimeranja bien bikanoga. Warangiza wamara kubinoza binogeje, ugahita ubisiga ya nkoko yawe. Ariko ya nkoko yawe uba wateraguye ibyuma wayityezo n'umunyu, uyitereka ahantu ugashyira nk'iminota 30 mbere yuko usigaho ibirungo, ushyiraho ibirungo. Dufata rero ibirayi byacu ushaka gushyira mu nkoko, tugashyiraho amashaza yacu twateguye. Ibirayi nateguye ibirayi bitandatu atari 7, amashaza nayo ni nk'igice, ni nk'igikombe, na karoti n'eshatu, n'ibigori. Byose ukabivanga, kubera byose turabivanga tubishyire mu ifuru, ukabishyira mu kintu kimwe kugira ngo bishyireho ibirungo nabyo bize gufata ibirungo byabyo, kubera ko bitetse mpaka urabivanze utabishyizeho ibirungo byo byaza bitafashe umunyu cyangwa bitafashe ibirungo. Rero urabishyira mu kintu kimwe ushaka, mu ibyo ushaka, ukabivanga. Wamara kubivanga ubundi ugashyiramo ibirungo byawe wateguye. Njyewe ngiye kubereka ibyo nateguye, nawe ushaka n'ibyo wajya ukoresha, ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bikomeye kubishaka. Tubanza gufata amavuta ya olive
olive oil, amavuta ya olive, ugashyiramo igiko kimwe, ugafata zino epices za citron na fine herb, nibyo ngiye nkoresha. Ndagereranya, ntabwo mvuga ngo ndapima, ariko ni nk'igiko kimwe, manza ari nk'igiko kimwe nshyiramo cyangwa bibiri, ndagereranya. njyewe ntabwo njya mvuga ngo ndapima, ndeba ku jisho, ibipimo byanjye biba ku jisho. Ugashyiramo, ukavanga, ukagaragura kabisa bien bikivanga hasi no hejuru. Wabona ari byo ugikeneye gushyiramo ugashyiramo, kugira ngo bize gufata natwe ibirungo byabyo nyine, nabyo bize kugira ngo bize kuryoha. Ukabifata ukabivanga neza kugira ngo ibirungo byose bifatane hose. Warangiza ugahita ufata magi imwe, ugashyiramo magi imwe, ushobora gushyiramo igice cyayo cyangwa ugashyiramo yose, bitewe n'uko ubishaka, bitewe n'ibyo wateguye uko bingana. Ukabivanga neza, tumaze kubivanga rero, tugahita dushyira muri ya nkoko yacu twateguye, twashyira ku ruhande. Ya nkoko yacu twateguye twashyira ku ruhande rero, tugiye kuyisiga ibirungo. Nitumara kuyisiga ikirungo twamaze gutegura, tuhite dushyiramo ibintu byacu, ibirayi, imboga zacu, mbega ushyiramo n'ibindi mboga uri gushaka. Ushyiramo courgette, ushyiramo brocoli, ushyiramo imboga ushaka kabisa, imiteja, ushyiramo imboga ushaka. None tugafata ya nkoko yacu na cya kirungo cyiza twari twateguye, twavanze neza, tukabisiga rero. Tukayisiga inkoko yacu ahantu hose. Twafata akaroso ukadusigisha, gukoresha intoki cyangwa ugakoresha akaroso, kugira ngo ibirungo byose bigere ahantu hose ushaka, bigera ahantu hose wumva ushaka. Wamara kuyisiga imbere, ukayihindukiza, ukayisiga mu mabuno no mu mugongo no mu matako no mu bitugu, ahantu hose inkoko yawe, ukahasigiriza mu kwaha, mu matako, ahantu hose ahantu hose mbese, ugashyiramo ibirungo byawe, imbere n'imbere, inyuma, hasi, hejuru, hose nyine ugashyiramo ibirungo byawe nyine. Warangiza amara gushyiramo, ugacana ifuru yawe muri 350 degre. Yamara gushyira ifuru yawe, ugahita ufata ibirayi ukabishyira rero mu nkoko. Za mboga zawe tuzishyira mu nkoko mo imbere, ubundi hashya. Fata za mboga zawe zimwe, atari zose kubera ko ntabwo zajyamo zose, imboga, ibirayi, warangije kurunga neza, ugahita ubishyiramo imbere. Warangiza ugapfundikira, ugashyira mu nkoko yawe kabisa, ukabishyiramo ibikwirwamo byose, ukabishyiramo ibisigaye none ukabishyira ku mpande nyine, ukabishyira ku mpande, ukabikikiza ku nkoko yacu, tukabikikiza, tukabishyiramo byose, twarangiza tukarambikamo inkoko yacu, ubundi tugashyira mu ifuru. Tukabishyira mu ifuru, twamara kubishyira mu ifuru, tukagaruka tuza kureba ngo byagenze gute bivuye mu ifuru. Dore ngibyo bivuye mu ifuru, bivuye mu ifuru, inkoko yahiye, ikirayi cyahiye, byahwanye, byabaye mahwi. Reba ukiri kubyara ibirayi we n'imboga, umva biraryoshye byatari. Umva muri kubibona, ariko yahiye neza, yoroshye,
bimeze neza biraryoshye kabisa kabisa kabisa. Ibintu ubitegure kabisa, uzambwira muri commentaire, uzambwira ati burya bya bintu ubutamu, umva biraryoshye byatari. Yahiye rero, urabona ko iyo ubona yahinduye irangi, yafashe ibara vraiment rya doré, uhita ubona ko byahiye. Ikindi ibirayi urabijombagura ukumva ko cyahiye, iyo byahiye rero uhita ubikuraho. Rero murakoze, reba inkoko yacu ukuntu imeze. So mukore subscribe, like, share and comment, mutubwire uko mubyumva, mutubwire ubutaha twategura iki. So ndabakunda cyane rero, mugire umunsi mwiza, bye.